Atandukanye yagiye avugwa kuri Picoin bijyanye no kuba hazabaho igikorwa kijyanye na Open Mainnet, kuba Pi yashyirwa ku isoko ikagura cyangwa se ikanishyura serivisi zitandukanye, harimo no kuyihahisha nyine ibicuruzwa bimwe na bimwe igakora nk'amafaranga asanzwe nk'ayatuzi nyine ya fiat money cyangwa se ayanga ya kontrolwa na leta z'ibihugu na guverinoma. Harimo no kuba muri Pi hashobora kuba hakoreshwa ibishoboka byose iri faranga rigakoreshwa n'isi yose. Nibyo bituma abapiyone babika kure coin zabo kugira ngo hataza kuza kuba zakwibwa. Ibijyanye n'igiciro kandi Pi ishobora kuzubahiriza ari cyo cya GCV cyangwa se Global Consensus Value, nacyo gishobora gutuma impamvu ikomeye cyane yo kurinda coin, kubera ko imwe ihagaze agaciro kanini k'amadolari. Uyu munsi tugiye kuganira n'umupiyoniye wavuze ati nibwe Pi mu gihe nari maze gukora ibikorwa bijyanye na KYC validation, ese nizari ziri kuri lockup zizagenda? Nimunsobanurire. Ni nayo mpamvu ngo haye kaze kuri iyi channel. Hano ni kuri Rugwiro Pro Zone Official. Ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain, byo tubirebera hamwe kugira ngo twinjire mu isi ya Web3, twongere ubumenyi tubibyaze umusaruro. Uyu munsi tugiye gusobanura ikibazo gikomeye cyane kiri kuba ku bapiyoniye benshi nyuma y'uko Pi Core Team itanze ibihembo bijyanye na KYC validation reward ku bantu bakoze ibijyanye no kwemeza abanyamuryango nyine bakemeza KYC yabo, igikorwa rusange cyo kubarura niba uri umuntu utandukanye ni robo, hanyuma ugahabwa coin. Ababigufashijemo nibo bahabwa ibyo bihembo bya KYC validation reward. Ikibazo cye mu magambo make yagize ati nari maze kuba verified, hanyuma nkora akazi gasanzwe nk'akabandi bapiyoniye bakoze, karimo nko kuba nyine validator, maze mpembwa Pi zijyanye na validation reward, ariko baje kunyiba barazijyana. None nabazaga nti nizari lockup nazo zizagenda cyangwa igihe zizafungukira nzaba nzifiteho uburenganzira? Iki ni ikibazo kibazwa n'abapiyoniye benshi, suyu wenyine, wenda nawe hari ukundi ujye ubitekereza. Muri iki kiganiro ugiye guhita ubisobanukirwa mu buryo burambuye. Niba nawe ufite ikibazo nk'iki, iyi video iragusobanurira neza kandi urajyana igisubizo nyacyo. Icya mbere, uyu muntu yahuye n'ibibazo bikurikira. Kuri konte ye yaramaze gukora KYC maze iremezwa, atangira gukora ibijyanye na validation task, ahembwa Pi reward kubera ibijyanye na validation. Hari izo yahise ashyira kuri lockup zijyanye na mining yari yakoze mbere, ariko izo ngizo za validation reward zaje nyine kuri available balance, ariko nyuma yaje kwinjirirwa cyangwa se kwibwa n'abahaka, maze batwara Pi zari ziri kuri available balance zitari kuri lockup. Ubu ikibazo gihari ari kwibaza no kwibaza ati ese Pi ziri kuri lockup nazo zizagenda igihe cyo kuzifungura nikigera? Ahangaha banza gusobanukirwa ikijyanye na lockup kuri Pi. Ishobora kwibwa se? Igisubizo gihari ni oya, ntabwo Pi ziri muri lockup zishobora kwibwa, ntabwo zagenda ako kanya nyine zikiri kuri lockup. Impamvu zidashobora kugenda nuko Pi ziri muri lockup ziba zifunze cyangwa se ziri locked, ntizishobora koherezwa ku wundi muntu. N'uwakwiba account yawe ntabwo yazitwara mu gihe zirokinze. Ariko inkuru mbi nuko Pi ziri kuri lockup, uko uzireba nawe nikazireba. Mu magambo make, igihe waba uzifiteho uburenganzira nawe yaba bufite. Iyo Pi ziri kuri lockup rero ziba zifite amahirwe yo kugumaho ziri kugeza igihe lockup irangiriye, ariko wibuke ko kugira ngo akwibe izo ngizo zari ziri kuri available balance nuko mwari mufatanije konti, yari yamaze kubona passphrase cyangwa se imfunguzo zawe. Igiteye danger rero nuko nubwo Pi ziri kuri lockup zidahita zigenda, hari ikibazo gikomeye cyane kijyanye no kuba uwo muntu wakwinjiriye cyangwa se haka ubinjiye muri wallet yawe, iyo lockup mu gihe yabirangiye ashobora kuzitwara ako kanya mu buryo buri automatically. Niyo mpamvu ugomba guhita ukora ibi vuba cyane mu gihe wumvishije iki kiganiro. Ibyo mvuga uhita wubahiriza aka kanya harimo nko guhindura wallet passphrase, ugafungura indi wallet kugira ngo ibindi bikorwa bijyanye n'ibyo Core Team iteganya kuguha birimo koherereza Pi bikorerwe nyine ku yindi wallet itandukanye niyo ngiyo binjiriye. Hanyuma kandi haruhita mbaza ati si ngiyi mfunguye izi ngizi ziri kuri lockup zizajyaho? Oya. Urugero dukunda gutanga
konte yawe ya Pi, aho passphrase zawe zifungura. Reka tuhafate nk'icyumba, mu gihe utaye urufunguzo wenda rwa serire yahafungaga, cyangwa se hakaba hari undi muntu mwarutizanije warucurishije cyangwa we waruhaye uburenganzira ufite muri icyo cyumba, nawe abufitemo. Ikintu kiri bumugore ni amasaha wowe udahari kugira ngo yinjiremo, cyangwa se igihe uba utari gukoresha icyo cyumba kugira ngo bikunde, kubera ko nko kuri blockchain ntabwo byagorana kuba twese twakwinjirira muri wallet rimwe mu gihe cyose turi gukoresha DEX cyangwa se decentralized exchange. Twese turinjira, ahubwo ibikorwa tugiye gukora bikaba ari byo bitandukana. Ibyo rero bituma buri muntu wese wibwe atekereza ko izirokinze impamvu zasigaye hari uko zifite ubudahangarwa. Ntabwo ariko bimeze, ahubwo kuko nawe izo ziri kuri lockup nta kintu ufite kuzikoraho mu gihe itararangira, nta kintu na kimwe zakumarira mu gihe itararangira. Umunsi yarangiye ibibara countdown, wa muntu wakwinjiriye kureba abibara, igihe cyose zarangirira nawe zaba afite uburenganzira bungana n'ubwawe bwo kuba yazitwara. Kandi wabikora ku muvuduko uri hejuru cyane, aba yaraguze amatelefone yihuta abangutse kurusha izo dukoresha ugereranije n'abakora mining. Ubwo rero nakubwira nti izo ziri kuri lockup murazifatanije mu buryo bweruye. Icyo ugomba kwitaho, reba niba Pi zose ufite zaraje zije kuri iyo wallet nyine zitanzwe na Pi Core Team. Hari ibintu bikunda kubaho nko ku muntu binjiriye noneho hariho lockup, ntabwo bipfa kumenyekana ku kanya ko hari Pi zawe cyangwa se ko bakwinjiriye. Ukunda kubona ko bikunda kuba nyine ku muntu wabuze available balance, za zindi nyine yari afite ashobora kuba yakoresha ibikorwa bitandukanye biri mu nyungu ze bwite. Ugakunda kubona ko rero abantu babikengura cyangwa se babikeka ko baba binjiriwe mu gihe nyine ziri kuri available balance zatwawe, ariko ubushakashatsi bwerekana ko abantu benshi hafi 1/2 wallet zacu tutazitunze. Jya ubika rero passphrase zawe ahantu hizewe. Dr. Nicholas Kokaris owner ndetse akaba ari n'umwe mu bashinze iyi projet ya Pi, atugira inama yo kubika izi passphrase mu buryo bwa offline, hahantu nyine hatari online. Usanga benshi mu binjirirwa ama passphrase bayakura mu ma email, ukohereza nyine mu buryo bw'ubutumwa cyangwa se muri draft ku ma Telegram n'ahandi hatandukanye. Ntago ari byo, ugomba kubibika mu buryo buri offline. Offline ni uburyo ushobora kuzibika uzanditse ku rupapuro cyangwa se mu gakaye, bishobora kugufasha nyine kugira ngo ibikorwa byawe bikomeze kugenda neza. Ese Pi za validation zishobora kugaruka? Ni ikibazo buri muntu wese umaze kwibwa ashobora kwibaza ati niki nakora kugira ngo nsubizwe Pi zanjye. Igisubizo naguha, niba Pi zamaze koherezwa ku yindi wallet y'undi muntu, ntabwo zishobora kugaruka mu buryo bworoshye. Niko blockchain ikora, keretse bibaye umwihariko wa Pi Core Team. Ariko akenshi ziba agambiriye guhita zigurisha, zohereza muri OKX akaziswapingamo USDT, agahita anagurisha nyine mo fiat cyangwa se amafaranga nyine asanzwe y'igihugu akayabikura. Bisobanura ko umuntu utegereje ko ashobora kuripotinga coin ze zikagaruka, ntabwo mbona ko ari cyo gisubizo, keretse kuba team yikozemo y'ubwayo ikagitanga indishyi kuri buri muntu wibwe, bakateganya nyine za zindi bazajya baha abantu bibwe. Buri muntu ukoze report bitewe na transaction babona yakozwe, bakamuha indishyi y'akababaro yagize nyine ko kwibwa. Ariko akenshi abantu batwara Pi aba yamaze gutegura OKX cyangwa se n'indi exchange agiye guhita akoreramo ibijyanye n'ivunjisha, agahita abika amafaranga asanzwe nko kuri mobile money n'ahandi. Aha rero kuripotinga mbona igisubizo bitanga cyane ari cyo kwereka ko team ko umutekano wabo utameze neza, bakaba bagira byinshi banoza nko twaka wenda notification iturutse kuri email mu gihe umuntu abikuza n'ibindi bitandukanye. Ariko kuzigarura byo byasaba process ndende ugereranije nuko kuri blockchain bikunda kugenda. Impamvu rero ushobora kubyumva ntubyakire ko Pi zitagaruka, ndaguha urugero rujyanye nuko blockchain ntabwo isubiza transaction, keretse mu gihe habayemo
wallet nyine iri long wallet. Ni ukuvuga ngo mu gihe wenda reka dufate urugero, mu gihe ugiye kohereza nka USDT ugakoresha network wenda ya Arbitrum One, ariko iyo wallet wenda yari BNB Smart Chain network yayo, aho ngaho amafaranga barayahagarika, ariko nabwo igikorwa bagukata icyo twita gaze fee zikagaruka n'ubundi kuri ya wallet yazohereje. Aha kandi Pi yigiye ku yindi wallet iba yamaze kugenda, ariko ushobora kubimenyesha support ya Pi network niba ari ibijyanye no kuguhakinga kugira ngo umutekano ukomeze ukazwa. Inama nshobora kugira abapiyoniye bose muri rusange, niba ushaka kurinda Pi zawe, ntukigere uha umuntu uwo ari we wese passphrase zawe, ntukinjire ku link utizeye, ntukizere abantu bavuga ko nyine baguha ubufasha ari uko bahaye izo passphrase. Bika passphrase zawe offline nkuko twari tubivuze ku rupapuro mu buryo bw'inyandiko. Ibi nibyo bizarinda Pi zawe kurushaho. Hanyuma bya bindi byose dutegereje birimo Open Mainnet ndetse no gukoresha iyi Pi mu kwishyura no kugura serivisi zitandukanye, bize kuba byasanga ufite Pi zo gukoresha. Bitari ibyo abazimayininze tuzazumva mu matangazo. Pi ziri kugenda zibwa nyuma yuko batanze izari ziri ku gice cya validation reward, ariko abahaka icyo bashobora gukora nuko baguhakinga ariko nawe wabahaye umwanya. Bashobora kukwinjirira bagasanga kuri available balance ntaziriho, bagategereza izo wakoreye lockup kwirangira. Niyo mpamvu ugomba guhita ufata ingamba zo kurinda wallet yawe. Niba ufite ikibazo nk'iki cyangwa se warigeze kwinjirirwa, urandika igitekerezo cyawe muri comment, hanyuma tukomeze tubiganireho. Ndagushimiye wowe twabanye, wakoze cyane kutwumva muri iki kiganiro. Reka tubane mu bindi turushaho kugutegurira. Wakoze cyane kutwumva. Imana ikurinde.